Nshuti bakunze b'ikinamico mwiriweho murasuzwa na Sandrine wa Yezu. Uyu munsi itorero ubumwe ryabateguriye umukino witwa iyubusamo wanditswe na Kundwa Muhere Verigiste unonosorwa n'itorero ubumwe. N'abatindiye mukurikira umukino. Meze bite basore banyu? Sawa wala. Biracamo kabisa. Nari. Sasa uyu munsi bazaniye diro nzima. Akasha wowe ibintu byawe. Reba petit frère. Yuri reka ngugayire focus. Man focusinyo. Uri umuntu w'ikibwa. Ubonye uzanire ya diru. Ako focus. Umva mubwire ninjye wagutoje kano kazi. Ntukamvugiremo igihe ntangiye kuvuga. Ikamubwire man. Kandi wowe usigaye unapinga. Ariko nyine nawe uzana kavuyo. Duhereye inyanzima. Of course aba hari inyenzi. Urumva? Mugihe ndi kuvuga ntago mwe mwemereye kuvuga. Duhe kopu nzima nuyongera kuduha kopu. Umwihoreye abanza avugira. Reba master plan akunene. Urabona iyi ni inzu, sibyo? Hano imbere haba hari abasekirite babiri. Izi ni kamera. Hano hariho kamera. Naha mu mpande hariho kamera. No mu rundi ruhande harimo kamera. Aba basekirite niwo urabarangaza. Sibyo? Edwin. Izi kamera. Ugomba kuita uzikupa ukabona uko duca hano twinjira. Urarangaza uyu musekirite wa hano. Nundi musekirite urinda hano inyuma. Noneho njyewe umaje kurangaza babasekirite nawe kamera wazikuyeho ndahita ninjira. Uragenda tugize gute twipfutse kugira ngo za kamera ugiye kuyikupita kubona isura yawe. Cyane. Urabizi yuko ubujura noneho twashizemo tekinike za da. Mo ndani haparitsemo za Mercedes Benz. Land Cruise. Tugiye kwiba imodoka za Hyundai boretse se. Burya umukiro umubonera ku modoka apakinze. Neza ko nta kibazo bikura hanze. Konake zizo modoka oya ntago tugiye kwiba imodoka. Tugiye kwiba ibintu by'agaciro. Afite zahabu. Naraperereje neza afite zahabu afite amafoto abahenze cyane. Afite n'amafaranga muri safe. Umukire w'umusaza wibana wenyine mu nzu. Ku gasaza. Yende pakurure tumwibe amamodoka ntago tuyakora. Ndamukuramo n'ingoto. Ese ntituribuka nibwo bonde. Oya no kwiba gusa ariko nibishoboka nitubona ashaka kuzana akavuyo turamurangiza ni sasu mu mutwe cyangwa tuniga isasu ryaba ripfuye ubusa ku gasaza sasu regurwa n'amafaranga ukugakuramo ingoto. Edwin Yurik nshaka turagendera ku mupango hamwe ubundi aho twagiye hose hari akavuyo ni he. Yes gahunda ni izo nama zawe nge ntago ziba zinamfashe izo nama zawe wowe mbwira ngo tugende ibyo ngibyo ubwo gahunda ni mukanya saa 3 z'ijoro ubwo tayari nizere ko master keys iteguye zose ese ubundi twajya saa 3 no kugenda iki gicucu kiba kimamagara ndi muri plan zikomeye ni cyane va ku mudage va ku idage iyo ndage yiri reka tuyihorera ibiri kuturogoya gahunda ubwo ni saa 3. Yes nizere ko ibintu bimeze neza. Oya tugende nk'abafinyora kandi iyo diro nayirarya katugende mbakomemo akantu mu gihe tukirindiriye gahunda zari amasaha. Iyo dage nayo iri kwirwa atesha abantu bari mutwe nayo umuntu ari muri gahunda. Yo asaza ninjire rero mu modoka tugende dukore gahunda vuba. Imodoka noneho ni pusimiraho turababana. Uburongiye ugaruye ya musore bende. Iyi modoka ni fresh ariko. Baraga modoka naguze muri ya diru ariko agiye kugusebya. Kara turaburisha ariko ntari. Natubwira ngo dusunike. Ariko ejo bundi navuye muri control technique. Byose kabisa bya narabikoresheje ibintu ni fresh kabisa. Nizima. Oya ni mugire kimwinjira aho kuva. Wowe nayo reke murayisunika mwenye. Garafure wijya muri byinshi. Yuri kare kwa gicucu wakinjiye mu modoka uri mu byo. Ni fast. Njira yo nakunda ibyubahiro. Twagiye duwene man. Basanze ira diro reka nabazanye ni fresh wa murezi no kire. Nizere ko turaba dusezereye ubukene. Turaba dusezereye ubukene. Nizere ko ari bye nyakatsi. Ramukire ngo korera UN. Korera UN ni baba barimo hejuru. Hanyuma siryo buye bamfasha barababwire siyo ko babadiringira mu bintu byinshi. Kuranza urwo rusaza rufite n'ubukuntu rufite note none igitanga cyangwa ntago ari bya bindi byihagararaho usanga bihagaze ku buforare gusa nta kintu. Yareka mba naperereje
nimba nakinnye namenye neza imiterere y'iki se namenye ziriya kamera aho ziri nawe ni mukorokoro papa mukuru niko urumva none igitangaje kiriya gisaza nta mugureke cyambyirire cyangwa shaka igisaza gifite amabyini simbizi n'iki abatanze n'ibitambo twebwe tugereyo turebe ukuntu bimeze ariko gifite ifaranga cyambere twe dukorera imbere ibyo ngibyo by'ifaranga nge ntarabona ifaranga ibyo wibimbwira na master plan yose kayize na master key zose drawing subizi hanze waranarebye mu mutwe business erega ubujura turimo ntago ari nka bumwe bwo muri za 80 turi mu bujura bwa 2022 bwa 80 bwo kwifata ukagenda ugafata igipangu ukajya gucukura inzu oya ubwo umenye twe twararenze turi mu bwa 2023 twebwe urumva gahunda ni gahunda iki abahaka subira muri zikaritse ziba zinatuje ntago ari nka zazindi mu burya ni hano Iki abantu saa moya bose baba baryamye hano nta mikino ni kamera zicunga imitekano bishobotse n'iyo nzo twayijyana ahubwo iwacu turyama saa sita aba barezi baba basinziriye bari gutekereza nabwo babonye umwanya ahubwo mushyiraho mask tuhite dukora gahunda yurike ndabasekirite urabona ko turakara kari kari imbere hari nakandi kari inyuma hari mu gipangu urumva Edwin kamera urazibona ko nazikweretse hari ku ikarita iriya ku mpande n'iriya nahari hagati mapu yose ndayifite mu mutwe nari akira za master key bange reka mbikurikirane fresh noneho soka uko mugende vuvu ndavuga mwana turahageze ndavuga uze kuduhagaritsa hanga rebo uri kugenda mu bifunguzo ukaraga uruhewa kora geste vuba twigeye master key noneho nguru amayi na mu boss ko yaje banzure uje wanuka samani kambabwire ndabona ari mararya ndigende kwiba muri wese mwana reba birabe nagiye ari kurya we harimo nibibeba kurya amabyiba ntabwo kuvuga inzu ni nziza ariko wifata neza namazirano hayo umukire we rero kanigendere yewe fukaje ariko hano grand frère man ibi bintu murabona byatugwa amahoro ngeze mu maro utangiye ubwo si kigabo kimeze nk'ikiginywa ikinda bujane kinigire gute kiri gutamira na peti kiyogeza gisubiyeyo ngendeye ikiza kitanambona ahubwo tutaba mu nama ariko ntirumbone rwose reba ariko tutaba mu nama kandi narakubwiye uri kigori aho tugeze n'ushaka kuvuga ibintu dore gifite n'ayandi no mu isorori kiriyongeye none sura gihe kwire tugende mari rinyeganyega wa imari rimwe nagiye henshi ariko aho dore klika mbabwire kandi nuzane ubugori umuntu ufite aya mafaranga yose reba ibiryo ari kurya birane ibiryo wasanga ari abakuru babi ese nta nanukirwa n'abakuru babi mutegetse wasanga ese ni muzima cyangwa twibye benshi noneho umuntu dusanze urya amaziranoki nako njya ndi kubabwira se kandi mujye mwumva twagiye twese ataratubona kandi wowe uri bwoba nese washaka kudutaba uri bwoba oya ubwo turi kubataba mu nama ariko se reba mu minota twihaye kuva garamfure nawe tugende mwana focus tugende nagiye henshi ariko se ndabe mbata y'ubujura gutya reba gisubiyeyo oya bayi ndigendeye uragiye se koko reka nese mugira ngo ngiye ntabwo ndeseri ndagiye reba amagambo yose ntabwo turi kugaragaza ubunyamwuga murabwirwa n'iki ibintu byose mugiye gutwara bitarimo birabintu imizimu mane iki gisigabo umenya gifite n'abarozi murabona umuntu ari muzima barakuroze sinzi watoboye zose ibi nibyo biguteye ubwoba none sinzi twatoboye zose hari naho nibura abandi batekaga n'ifiriti kabona ko ari n'abakire ariko noneho uyu ngo amazirano ki boroze ubusa cyariye imbeba kibonye zahabu kibonye ikibonye aha ni kwa satana ahubwo ntabwo bayi ndige bizaba barweho ko numva bite ko numva mu nzu yanjye ufite akavuyo bimeze bite ndabona mwatije akavuyo ibintu byose nkabiteye hejuru turakumena umutwe nongera kuvuga turakurasa
rwose n'imihoro turagutema mumbabarire bana mumbabarire mufate ibyo mushaka rwose mwigendere rwose nta kibazo rwose ibyo mwumva mwifuza ariko mumbabarire mumbabarire ni ukuri kw'Imana ndisaziye ni ukuri kw'Imana rwose mumbabarire tupakire mujyane byose rwose mujyane ni ukuri kw'Imana mujyane icyo mwumva mukeneye mujyane byose ariko munsiga ndi muzima mba nisaziye mujyane byose rwose mbasa ahubwo mwumva uburyo biba bimeze bana banjye oya rwose ibyo mushaka mu manure na biriya byose nta kibazo ariko mumbabarire ni ukuri mumbabarire pe mumbabarire bana banjye mujyane ibyo mushaka byose mumbabarire akira rwose mujyane byose mwakira mujyane ariko munsiga amahoro nuko bana banjye mba nisaziye mujyane mumbabarire rwose mumbabarire bana banjye mujyane ibyo mwumva mukeneye mujyane hariya hose mu cyumba mujyane rwose mutware munsiga amahoro iri hariya rwose hose ndabereka icyo mushaka mumbabarire ku munsiga amahoro kode 0019 rwose munsiga amahoro bana banjye mbasabye imbabazi narabibonye ko umunsi umwe uzagiza cyangwa ukanyica kuri mbasabye imbabazi bana banjye munsiga amahoro wececeka ntago dushaka kongera kumva uvuga turakumva akayunguruzo urakazi urusoro urahita bakayunguruza komeza urya ibyo bizirana birahagije tupakire tugende mzee turagiye ubwo subo ntabwo cyakanza raro bro mzee sibeshuza n'urugamba mugenda amahoro rwose yawe sigara urya amahoro urya amazirano ariko abasore b'iki gihe rwose baransetsa pe buriya babonye ibintu by'ubusa ibintu batavunikiye batazi aho byavuye kweri urase baramarira iki kweri ibintu bigiye kubabaho ntabwo ari iby'u Rwanda bafite ibibazo pe babanze gukora barera amaboko bumva batakuramo ko mufuka ngo bakore sibyo se ko nta kintu bajya ntacyo byose biracyahari turiya ni toto ariko ndababiza icyuya shabagenge pe ariko ni ukuri urubyiruko rw'iyi minsi pe rukunda guciza ibusamo uzizameta amafaranga bampaye bye byishimo byandenze kukira gisaza nubwo wambwira ngo gikora muri UN kira gisaza umenya ahubwo ari nk'igipadiri wanje ni guturuntu ngaruriya rubika inkongoro za zabu badiyapa amasaha arenze noneho cya gisaha cya zabu bamayemo 800 uzameta hari impeta yari ifite akantu k'umutuku yabamaye 600 numiwe kare agakapu ugenda ateruye nabonaga koroshye ariko naringuye hasi zira nkongoro nabonye mafitemo n'inuza n'ibintu by'ibizahabu bimeze ukuntu kiri barakimara barakabura umusoro yabitse agaciro mu bintu by'amabuye y'agaciro gusa nibyo yabitsemo amafaranga ako musa uriya musaza yanyemeje ako se nka cya yuriki burasi igicuru ako kiriya kirumuna cyawe rero ni ikintu tugeze mu mafaranga kitinye ngo umukire ngo nuko ari mara ry'amaziranoki kirezi nta rugo ruburi kigo rigi rwose uriya nawe yaraduhomeye aciye umuryango neza ifaranga byuzuye ungiye mfite miliyoni zigera muri 6 wowe ufite aho zingahe kutambwiye zigera mu 9 ubwo ni 16 zose hamwe kinateruye urukapu aya tugiye kuyarya ubu twari kuyagabanamo gatatu ariko none ndebera kiriya kigo cyatinya amazirano turayagabana uwa babiri nitumugirira agafaveri turamuhamo nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni bw'ubugoryi nayo no kumuhemba kuko ari we warangaje abasekirite akadufasha no kwinjira kumuha amafaranga tukamugurira inzoga yimbwa mbese ni inzoga y'ububwa ikintu kiratinya ibiki se barayatinyaga ibiki wa
umuntu bari kurya nk'amazirantoki ngo afite ibidayimoni ngo ibiki ko mbonye ngo harimo ngo havanzemo ngo n'ibireba ngo n'ibiki umurezi wabonye cyagiye ajya kwiyongeza abantu atanatwitayeho ariko rero nanjye nagizemo akoba gake umutwara ibyo mushaka nk'uru umuntu yatubwiye ati nimunige nimunzire mutwara ibyo mushaka hamukire nanjye sinamushize amashenga ariko se akariko se akareka je biriya bintu ntabwo njya mbyizera bamufata ibyo mushaka nta nzira n'imwe tutanyuramo ngo tubone amafaranga ariko iyi nzira yo twibye benshi ariko uyu arantangaje mufata ibyo mushaka habe no guhamagara polisi habe no gukanda kuri alarm habe no gushyiraho ubuduha rwose turigendere ariko ibyo ntaribe faranga niryo ryiza tugende twirira amafaranga tubanze aya ngaya nono tuzongera kwiba aya ngaya twayamaze sibyo biriya n'iterabwoba ry'abasaza njye kabisa ntabwo nzongera kwiba aya mafaranga atarashira oya tubanze tugende twicare n'imiryango yacu n'abasheri bacu iki girlfriend cyanje none ijoro no kudigida no kudigida akibireza ubu ngubu urashaka inzoga wabunyandikira ubu message shaka nyine kuyanywa niyo ko twayakuye mu menyo ya rubamba oya uyu munsi byo umuntu wese ndi buhamagare cyangwa uri bumamagare ndamugurira doze n'undi byose nuko bro hakoreka banze njye gufata fresher zifate nanjye reka ngomeze nikandira icupa ariko waje nizere kutagoma gukandira hano muri za mukubita nyinshi hari impamvu turi mu kiranguzo narinje ngo duhure isi cyana gishyashya usigaye ufite wawe ariko nawe urya ibyana gihorere giye kubita nyikubira simu gikubire kabisa duhuza iminara abantu kibire cyize kabisa tubimanuka neza indege tuziyobye ariko rwa Yuriki hepfo mu bishanga ya gicucu ngo ni Yuriki ntiyadire nimo zongera kucinzanamo oyiragira ubwo uzikwendaga kubyisoreza kambe ngucitse rero musasa turongera mu kanya reka ngibanze ngiye gufata amafresher man Yuri asuje kumara iki hano narimbeze ko mutago twahano gute ni mugoroba dusubirane mu nzu mani tuganira ibi bintu tubivugaho na Edwin na grand frère ni hari nyine niho twe nari mvuye kumureba subire amahoro hari ahantu Edwin dore mu bitanye n'umurezi wa hano hanze wana si iki kibumbano kijyanye reka nkubwire rero byarese ko nkubitanye nacyo hari ko mufite imitima ikomeye si shahu we nutababirya uwiziritse ko iyi Kigali utazayiba Kigali mani nta tujye tuvuga ibintu tubisubiremo ahantu twose twagiye bigeze mubona umuntu uri kurya ibintu nka biriya umuntu ntiyatera induru uratinya kubivugira umuntu ntiyagira iki ni big deal yatsinda murahisha kuba yariye se kurya amaziranoki bivuze nese namwe ntago mutekereza dore ntiyiruka urumva ntatera induru habe n'ikintu ahubwo akababwira mwebwe siko nawe yari bababwire ngo mumutware abyemera oya bari rukagira ubwoba muri iyi simani nta kintu wageraho mani ukwiriye gufata risi muri bakuru banjye simbemera reka mubwire ndabize nuko nimba ari kuri uteye wowe uri ikisenzi uri ikirezi bene muhanuka ko babyaye ko bene muhanuka bari abagabo bara iki ko ry'Yuriki mwagikuye kigira ubwoba gute sinakubwiye ko nta rugo rubura kigali oya mureke kuntuka nyamara reka ngiye mbibwire cyakoze uriya turakuguriramo inzoga y'imbwa agacupa k'imbwa umva amafaranga y'imbwa ninshaka mbimbwa ebyiri cyangwa eshatu reba amafaranga uri gobe wowe uri gobe muzayarya barya namwe amadolari make amafaranga yavuye mu maziranoki batishwa ngenda guha 500 kare nabyo ari ukubera wankoreye kari akazi kurangaza nakabakora ariko nta na kimwe naryaho hariya nawe umuhandi sense murebera kameriyoni nifitiyemo 2000 nibanzaniremo kamwe mbe ninywera naho ubundi zo bagwaye se kuri byeri za hano simbona ufitemo twisiki mo hariya hose baguye icyo ushaka
ndiyishyurira bivuze ko none udashaka no kuyarya reka jama wa amafaranga y'amaziranoki cyangwa bakuroze mwana we rero niba udashaka aya mafaranga kuyarya iki kintu bakiroze ntise waruje kumara iki hano waruje kuperereza ibi yigora ese ntabwo uri muri bakuru banjye nyine uje hano kumara iki kuzanye utaje kurya none se mwe murataye ntabwo mutaha mu rugo nyine ry'amafaranga ubu dufite amafaranga ntayo ndiye noneho muze dutahe kuba mwayariye ntibivuze yuko mutataha abafite ariko reka mbabwire ruraruzehe amafaranga twabonye mani ntabwo ari nk'aya uburyo mpamvu yo rureba gusubira no muri ghetto man wagira ngo ruba mu kizu kitabamo abantu ese ubundi biriya bintu byose yereka nkubwize ukuri cyabikuye ngo Imana irareba kirarya amaziranoki kikiyongeza Imana yarabirebye ngo ireba abantu badafite amenyo ibaha inyama wowe waba uri umukire nk'uriya uyu rero nawe ni babandi bahabwa imboga harya batazi kuzigira gutya imboga zibona abana guterera amafaranga wowe uratinya umuntu ngo ari kurya ngo ibiki amaziranoki ngo ari kuyarya ukanga gufata ariko kiriya kibosi cyane atworohereje wa hari ubwo yakubwiye ngo nawe yaryeho none icyantangaje hari harimo n'ibibeba nka bitatu ngize ubwoba reba ngize ubwoba ureba bari kurya biriya bintu ahubwo bablo musa amafaranga Edwin Eric reka tureke kumutahigi amafaranga arayanze icyo kunywa cyawe aracyanze ntago rora umusaza reba geto yaje kubamo nshyashya namwe murayarya gusa ntacyo azaba ubu kwa Eri ntabyo kugaruka iwanyu ubu ni mwanatekereza ngo nibura munishingiramo niyo business ngo nuko yarya gusa ubu munsi y'akakabaye cyane ko mbona harimo urukobwa rwa rukobwa se nibwo ruri kugusakiza kiriya ntabwo ukizi ko ari cya kintu gisirivamo hari haruguru birafite cyana kizima karya ibishyimbo urafata abana baseri use muri iyi minsi niba umuntu azajya arya ubu niwe mugiye no umyumvira yuri gukunda ari panje ngo dukore business routine turakora business sente aya ngaya niyo tugiye kurya nashira nibwo tuzongera tukajya ndaraheye business tuyikorere mu yindi Edwin sigarana n'iki kivandimwe cyawe kidafite umutwe cyose nta mwanya mfite ngende gukoresha ubwonko bwe harimo watermelon kambacike man basasa ntacyo mutankorera fata big up ngiye uyu Yurik ngiye nta nuko nzongera kumuha yagize ngo ubwoba bamuroze n'iki kazikira kino kuri kararyoshye cyane kwishe ariko nawe wana mubyimbo uzikukaraga byanyabyo niyo mpamvu nkwemera kabisa wowe wabinyigishije iyo ngufashe mu byano ngenda nkara aho ubundi kumva naniwe twabyinye umwanya munini umva twabyinye wagira ngo twaba turi mu kazi kabisa wagira ngo turabihemberwa reka twicare ratu nanjye akuya kare kari kumanuka muri iyi shati yanjye rero muri iyi minsi usigaye ufite amafaranga menshi ndi ku cyangwa nyine ni ukuri ntabwo bisanzwe amaburingi aba yagukomye n'aya masheneti kecu usigaye uhagaze 50 cent w'i Kigali reba iyo kecu uhagaze wawe ni ibirombe mba nambaye agakecu se karakaza kagatimba ni nako gakweto naguze amafaranga makeya rero ni kabizi nzi ubwoko kuzangaye 150 byonyine 150 siko ngiye inkweto nambaye ihenze ari inkweto ya 40 rero nanjye urumva ko ugomba kunyatsa 40 ngiye nziguramo Vampa Max zino buno babyita ibipapa ibipapa ibyo bya 40 nanjye ubwo rero urumva ko ugomba kunyatsa bakukwatsa mu high heels za danje za zindi harya ni muri kwambarira mu nihe bagira inkweto nziza njye nihahira muri shike nyine ndi kukubaza ubuhe bwoko wambara Louis Vuitton, Gucci, Versace n'iki byose ndambara byose ibiki byose ubwoko ubwo ari bwo bwose ndambara ubumbereye nashimye uzakuzanira bya bishinga minono bimeze nk'ibigufwa wambare mu oya atari nziza ntazikunze ntabwo nazambara si umuntu w'umwe uri kunyibipishara akabundi akirimo none kanyirya akadege
basaza Edwin meze bite wana Meze gute ndabona funny aha iki cyana nashara bacukumura kweli ya ndabona ariko nawe umeze neza ndabona umeze neza niko my boy my pupu sumuzes nawe rero sifoka umbona cyana se muri kumwe cyana cyashini najyaga mwereka nyine cyaro utakagitera ijisho neza bamwita Edwin bamwita Fanny unique shiri wawe bamwita Stella Stella yeah nishimiye kukumenya urakoze cyane urakoze shiri kumbona bari kugutera agashihara nanjye mabizuan nikose meze bitese ndabona witeretse namwe ni karibu amazahabu nari wese mwicare mu mufateho kabisa ibintu birahari ahubwo se nanjye banzane kaka whisky nemera byakanje atambuka neza warumenye mana iPhone yanjye waruyimenye mwana iPhone 13 tambuka neza mwana tambuka neza ako musaza nawe wimena ibintu by'agaciro icyo mukundira niyo uzi kurya ifaranga turabasirimu rega tujye tusirimu Christelle aba ni bacuti banje gusa it's my cousin Edwin my cousin nishimiye kumenya twishimiye kubana karibu mu muryango kabisa murakoze cyane uranywa agakiza twadusimirinofu twawe rero uyu munsi ntabwo nshaka ko ari tunywa kabisa ari whisky hano inyweka whisky bw'ubwoko bwinshi kabisa nta kibazo ariko uriya umukobwa nari namubwiye ngo azane Hennessy one mubwire mbona atayibangukana azane Hennessy yumve erega baba banarangaye umuntu wese rero tuzahindura akabari iyi bare mba mbona abakozi babo nimba basigaye bakoresha abakobwa babiri aka kantu ariko kari sawa yo focasinho mololinho calilinho sigaye mvuga n'icyesipanyolo ariyo n'icyesipanyolo n'icyesipakoni Stella shushu wacitse integera ndahari mbwira ndakumva niko ariko foka natangiye kugira ibitotsi foka sheri wanjye gafite ibitotsi nagira ngo amuraze mu nzira kuko abizi nyine mugiye gukora byayo nta bindi watekereza wese n'uri kumwe na sheri wawe ndi kumwe n'igishushu namwe nyine ibinyoni mu bigurutse ntaguye ntabwo uri kureba neza sunda kugeza mu rugo wowe kabyara fokasi ko nawe muzira ko k'ibipipa bipamparampara izo nzoga ndazikumaramo ndagucangacanga narebe reka twitahire mwana fokasi twitahire sinizere ko invoice wabitunganyije reka ubuhumbi bungahe se ubuhumbi hasigayemo na balance mbonye hasigayemo ariko bitanu ndabimusigiye nawe umusigira akantu Christella bayi kandi byiza kura nawe n'utatawe nanjye nabyishyuye bayi kafata taxi wati uratu turi kumwe igisa sambwira uko bimeze papara imana ikubone imana na ya friji twaguze ejo bundi muri Florissa ni Monalisa nayo irimo ibindi biyogo kano kararyoshye
kamwe twanyweyeho mu kanya Denver ongeraho n'aka kantu tugacyuye gendere irakara mugabo mwiza ntago ndakaye ahubwo ngewe uririci maze iyo mazi inzoga ngewe uririci harashize igihe mbaniyo hanze se hanze byari bimeze neza namwe ndabona mu Rwanda nagufashe neza ntabwo wacu wowe byihorere mwana uzi ukuntu byangoye hari ahantu nahadanje ntabwo ngira ngo kigerayo biba byarangiye reka da uzi imbeho ibayo habimbeho umuntu ku muryango niho babika amakoti winjira ufata umanika ikoti usohoka wambara ikoti ndumva iby'imbeho ntari cyambere nuko ubuceri buboneka amafaranga by'utari umunebwe urayakorera kabisa ahantu hari amafaranga cyane nkatwe cyaratinye n'imbeho mani imbeho yaho ariko none wewe kiri no mu Rwanda warakuye amaboko mu mifuka wana ubundi gukora nicyo kintu cya mbere ahubwo tukiri kuri ibyo bintu mwebwe bya bintu byanyu mwajyaga bimeze bite Alphonse regeye hari aho twageze ndayamanika kabisa reka none se bari abakuru bacu baracyari mu bintu by'ubujura bari yabo ubanza bazana bisazira ako suko kuki mudakora amaboko muvuga ngo mukore gusi wampaye akazi kari uje mbona umeze neza none se banza umbwira amakuru yanyu mbanze menye muri bantu ki byagenze bite byibuze mwisubiyeho urareka nkubwire ngiye ndivuga ku giti cyanjye kibarana maze kubiyomoraho ntitaye yuko ari abantu bo mwisano dufitanye isano nk'eduwe nuramubona isano si ibyo birakora bizakubakira urugo focus urabizi nawe n'uwo mu muryango twagiye ahantu rimwe gusa nyine igiye kugira ngo binjire iki byaba wabibanje kubigiramo uruhare ariko mwagiye kwiba se bya bintu byanyu kwiba ariko mana nagenze ahungu mwemwe musonze muri hefu ndabyumva nyine ngaho komeza umbwire ariko nyine gende abanje kukurangariza abasekirite birumvikana ko aho hantu hanakomeye umaze kuwagura urwego oya se komeza umbwira nyuma yaho urebe abatipe banjye bahabaye urabazi bakorera imbere bahise birasayo ibisuma ubwo abasekirite ntibamenye ukuntu narenze nirasayo ariko nasanze ni umusaza w'ibivi ukuntu umurebye wagira ngo araryana izina ry'Imana ariko cyampabije mu buzima bwanjye niba yari breakfast nimba yari dinner niba ari ifunguro ritazwi n'ubu ntinya kubivuga n'ubu ngiye yari igihe mbitekereza amarira akazenga mu maso kubera iki n'ubu nguwo umutima urakubita ibyo ni ibice bigutera urwakonzi ko muri biharamagara nta kintu kijya kiwakanga umutima uva wabaho mu buzima bwawe aribwo umva umuntu urya amaziranoti Jesus Christ do you know what byakugora uri kubivuga mwenda mu kintu kirimo nkumva ntago amabye uramwanda wowe akaniyongeza ariko yarya hehe isahani oya ariko naze musigaye mwararetse kukwiba mujyana no kubeshya none se urakubeshya ngo nongo kiki cyena kumva ikunyinisha banza umishusho neza nese mwamenye gute karamabye mwariyeho se niyo utareba ntuhumurirwa ceja urutangiye no kunkina comedy waraye ahubwo muranantera ubwoba ngiye buri icyo kiganiro naho nubwo njya nkunda kugitanga nuko yari wowe nyine umbajije ubuzima nk'umuntu w'inshuti yanjye oya reka tubeseri bwira uri seri yes I'm serious sure muri bro wanjye ntubizi turavanye cyase turi inshuti abaniga nabaye nyinyifuki mu kwita amaso bo noneho nta nubwo bana bitinzeho gusa yigeze nkubita ijisho uwo musaza mwe bandi se arwegeze babona agira ubwoba so musaza yanatabaza se ni wa wundi ukubwira ngo yarababonye
yarababonye yarababwiye ati ni iki mutabona muterure ihereza ibyo ushaka musigire amahoro nigende inka yanjye ubona ibaza umuntu usanze ari kuri icyo gikorwa ntiyikanze ntagize iki habe umuntu koko none se mwabwiye n'iki karama bijya bari banzu binyibwira icyo jewe namubonye mbere bose n'igihe wabibiyerekeye ndebera uri hanjye urayizi mwaramwegereye murabyumva mwumva na simeri mwumva biramwe ni birebire muvumbura shyamba turi Nyanza sha no naho nakeye muvumbura shyamba ahubwo ni muvumbura nyungwe cyangwa gishwati iye urakina uva uwo munsi none se mbanza umbwire mwamwibye amafaranga mwateruye ibintu byo muri salo bateruye amafaranga ngaya amadolari wowe udahari nacitse kare gusa se amazahabu amashaneti ubanza n'amarupiya barayatwaye none se uwo musaza akora iki mwuka byara sinakubeshya nibwo bwa mbere naringiye hari ahantu buri hafu kasi n'icyara kibi buriya amazonga aba yarahageze gute kwamuvumbuye bate bamenye ko umusaza afite none rero rero muvandimwe nubwo ayo mafaranga numva mwaye sinzi impamvu numva bise bintera ubwo ibyo bintu umusaza aguhaye amafaranga arakuretse uribye noneho ari kurya mazirantoki niyo wari bumukubita urushyi ari bukubwire ngo urakoze kuko ni umusaza sinzi aba bavandimwe barumva ibyo bintu bazabirokoka ntako nagize we ntabwo ufite suku gusa se umunsi wose wazanyishe ese wariyeho nta kuntu utariyeho nta na byeri wanyweyeho se umva bashatse no kungurira byeri uzi ukuntu banyiriyeho ngo bayita ngo niyo yimbwa sha barayikuguriye se yimbwa yurayinywa bitenge n'ingingimira n'ubwoba n'iki ntabwo biza narayiretse zakoze akora wenda aho ngaho wowe uratekanye oya rwose jewe ntacyo nishinja ariko mungu wangu uburyo basigaye bameze ubu ngubu aya ubura ko nta kibazo bafite ntago ari gusa uburyo bameze uburyo bahagaze fokasi cyagara mfere ubona byaragiye bibi aya ubwo banza nabo barabasore Edwin yari umusore mwiza abakobwa bakunda umusore ubona ko abantu afite igikundo n'abantu bamukunda dore ko bana yasangiye ndaho ngaho singiye kubeshya bitewe n'ukuntu uwo musaza yabyitwayemo kandi abantu ba kera nawe urabizi abantu bafite ubutunzi nk'ubwo ariko umuntu ukubwira ngo terura icyo afite abasekirite ntabahamagare ntashyireho aramu reka wagiraga ngo ahubwo wajya yari yabibateguriye wagiraga ngo ni nk'abantu baje kumwishyuza reka nkubwire reka wenda tureke kuvumira itararenga ntawamenya ariko simbyizeye kuva uwo munsi irakosa nahise n'igihano burundu nawe ubundi se tutarajya muri byinshi nawe nakwibagiwe tugende nkugurira agacupa unyereke no hantu Kigali igeze sha girase ngo ndacyanasoma ariko nyine gafanta sha ntago wabikora oya kandi ndagerageza igifuro cyo mu Rwanda ndakikumbuye kabisa uragikumbuye tugende twiganire ariko nyine wowe sama n'akazi oya nta kibazo susuri inshuti yanjye se reka tugere hariya kwa nitegeka Alo? Ni sawa? Igihe cyageze? Okay. Nta kibazo. Ibitambo ibyo nta kibazo. Tugomba gutamba nta kibazo. Yego. Sawa. Igihe kigeze bakansaba ibitambo. Igihe kiba cyarageze. Ba bana baje bagatwara buri kimwe. Urambatambye si byaba byiza. Byaba byiza kugira ngo ntange imodoka zanjye inzu yanjye iki bari abana ngomba kubatamba n'ubundi buri mwaka boss dusaba igitambo ngomba kubatamba kubigenda kose ni nka Abraham ajya gutamba umwana we w'ikine gisaka nanjye nitoreye intama mu giteme
reka nze zitambi nk'uko bisanzwe biriya banyibye nibamara kubirya bazahita bapfa. Sheri, tuza wayiki ibintu rwose ngenda birambiwe sheri, ibintu byo guhora urarushikagurika ndose ngo muri wese nasamye we ndayagotomeye we amakizi ndose umuvunemba na wayo we sheri, ibi ni ibiki bintu maze iminsi urarushiguka basi tuzi ngo amazi se makumazi reka nze nkuzanira amazi ndose kujya banza ubereze mubwire inzozi we mbwire inzozi ndose we murotorere we reka tube warupfuye tuza banza tuza yewe we none se niki kuki umaze iminsi umbwira ngo urarotora ndose ngo mbone iriya wese yacu ngo yaridutse noneho ngiyemo ewana ataranamanuka umusozi wa mbere ngo ba ese usheri ndumvira nk'ibintu burota kweri urasetse urota wiki ese ibyo ni ibiki cyangwa nikubisemo ngo ngwamo nasamye ngo ndagotomera ngo bita biba ngo muvu biranemba uransekeje ni ukuri kw'Imana uraseka ariko rero ibi bintu bimaze iminsi sheri bimaze iminsi ushikagurika bandi kurota nyine ibintu bibi ese no kubera rwose nimba ari nimba ngiye gupfa nimba sinzi ukuntu ibintu bimeze akushire reka nkubwire ariko izo no munsi zo reka nkubwire ibi bintu byo guhora unywa inzoga nabyo ndabirambiwe ahe nka cyagitutse niko sheri ubwo mereza unywa inzoga karakabazo kakashizemo oya ntago nongera gutuma unywa inzoga oya ndanabimena ahubwo si icupa ryanjye warurime ese reka nkubaze uzajya unywa amayoga ari amafaranga yose ibyo bituma nsinzira neza none nta no gutegura umushinga nta kina ugora mu mayoga gusa ese ubundi ari amafaranga yakoresheje winyirengagiza ariko ese ubundi ni nkasangaye oya winyirengagiza abanza umbwira mora nkubaza hano ukwere amafaranga amafaranga arakureba icyambere nuko urya ubwo urahaze oya none se kuki uhora ugenda ukanywa amayoga nta no kwirwa hano uterana amatako y'inkoko urya ubwo urahashe 300 nigire mu isoko ncuruze byarakunaniye aya mafaranga nanjye mbona nyarya nk'inka iry'urubingo nize gutekereza umushinga byaranze sheri nakora iki se uvugize ngo nashize ahubwo n'ugupanga uko nakorera ndi naho bundi nta mumaro nayo kwirwa nshikagura ndabona ari gupfuka mu gasenga ibi bintu na muri wese riba ngejo bundi kurengera pe inde se ubundi inde reka n'umuntu nazi mba mbona ushaka kungaburira amazirantoki ariko mureke giye kuganira kanse nako reka twiryamire tuza twiryamire sheri bure saa 8 z'ijoro kweri mani ndinda babagome n'abagamba oya ibatsirike wokagwa muri wese aribo ya focus niko kusi maso wayatayera ni hano sikora yakibaguzaga sinkutera ijisho ha ubona ufite ibyiso binini kumbe n'iby'umurimo kira suka kuri kano kawayini kira cheers suyango nubwo ndi kunywa inzoga nkungwe inzoga za buri munsi umuhogo iryoshye nk'iya nyuma neza nk'iya nyuma y'amafaranga kwa heri ugize ngo akagacupa nzongera kukigondera turiye ubuzima we ubu ngiye kuzayanywa inzoga za make nk'ukuri kw'Imana akorera uburumva mubwire musaza
ntabwo byoroshye amafaranga tuyariyemo ubunyobwa n'indagara neza neza habe n'ikintu namba tuyakozemo amafaranga arashize tuyariyemo inyanya ikibazo mfite inzozi nsigaye ndota bunguwe amaziranoki ibintu biniga bimanuka mu majosi wimvugira ibintu dore niyo mpamvu mba ndi kwiyahuza ubu whisky n'ibiki byose uzi ko nta nzoga na kimwe nsigaye mvanga urwarwa nkaruvanga na whisky nkaruvanga zikanga kumfata neza uzi ko ibi bintu birakomeye ejo bundi uzi ko narose naguye muri wese wago nasamye kuki bihura n'amaziranoki nanjye nerutse bafata ikintu cy'ikidobo babimena mu kanwa bamenamo byinshi ibyo bintu byasobanuraga ikimana ubwowe gira ngo ndose neza nibereye ku kivu ajya kubona nabona ikivu nkabona gihindutse amazina nyirukanka kikanyiruka inyuma ibizi n'ubu mfite ubwoba bro none se ko nshimye amafaranga tuyamaze niyo whisky ya nyuma ndakeka amafaranga arashize tupanze gute dukomeze ubujura ubu ngubu ngewe gize imana nkabona ahandi niba hanyuma ntatambire akuze uko wari we mugambi dushaka ahantu twiba hanyuma cyangwa umuntu ibishora wanyuma duhite dushore ubundi duhagarike twabuze ubwenge mu gushora mu mamiliyari tugiye gushora mu burungu hako kiriya kigabo ibyo yuriki yavuze bishobora kuba byari byo yuriki yanze kiriya kigabo gishobora kuba gikorana n'amagini cyangwa n'imyuka uzi ko nta bwenge umuntu yari afite bwo gutekereza n'umushinga nta kuntu yaba adakorana n'amagini umuntu urya amaziranoki ko ngiye n'umugore yambwiye ngo ajye mu isoko ugushinga gaciriritse k'ibihumbi 100 nanyweraga mu kabari none birangiye amafaranga yose agiye ngo nzayaguheje cyakoza singishaka kuryama nsigaye wavutse n'ubundi n'imbarirwa twandikiwe tuzapfa ariko oya ntago turapfa ibyo byihorere biriya ni inzozi bizagera igihe bishira ngero gotomera shaka niko kanyuma bro ubwo se ari plani ya nyuma ufite yaho twakura ubutunzi plan yo ndayifite ntugire ikibazo ariko nicyo wemerera kabisa uhorana ari ikindi gikire maze iminsi nkarikira fresh naho ubundi bari dupfuye nabi aka whisky rero ntacyo kurya watumije wa byihorere nawe watobotse burundu ubwo nyine nawe birebe dore nanjye dore ko nari mpagaze no ese kirasi cya Alphonse na Yurike usigaye mugendana wagira ngo umwe yabaye umurizo wundi ndaba mutwe Yurike se shako yaducitse ngo bro bimeze bite se bimeze gute buriya voka yimbwa ivo mu giti hiye twatekerezaga kurya cyo kurya none rero aranadushyira amabona kandi kawisi avuye hanze dore afite amakoca nicara ahubwo amakuru yanyu kuri udutebe dore kuri udutebe twicara hano muri no mutaka rwose amakuru ni meza Twicara ahangaha uretse hari utuntu tugiye kuganira sinanubona ko imvura niba kange n'udutonyanga dore izuba riri ariko twangwa bigeze ariko babwiye reka tugende hara mu kabinga ro yagiye dukarage n'ubura wundi mushake mwe mwicaye aha bakabahereza oya business natwe tugura dupanga izacu ubundi uko tuguriye akantu hari ikintu nta kibazo mwiyitaho nta reka tubi duinwe sawa imvura ndabona ari imvura ni danje dore igeze nayo ubutaka oya no bishoboka mana we Yesu mama ndamubwira gute mana we koko nibaho mana we impossible kabisa garafurera aragiye na focus mana we Edwin inkuba ku manywa yihangu kuko inkuba saa 12 Yesu we yo bahise buma burundu aguse mwa abantu mwebwe Alphonse Edwin focus mana we
No way, ntabwo mama aranyica. No way. Kumeramani. Isuba zizi iki koko wasanga ari rwa rusaza nababwiraga niki mana we. Manywa yihangu. Izuba riva kavura gatonyanze gutya. Kandi narababwiye nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Umwuka washizeho kusubwo mwabantu mwe mwadutabaye kuko mwadukoresheje. Ese ubundi babashari babo bagiye mwisohokanye uyu munsi. Narabivuze rwose. Tujye turya kakabuye rwose. Nukuri bapfuye Alphonse ndebera we. Na Edwin mama aranyica. Mama nabimenya. Manywa bibaho. Ayiwe. N'abantu mwe kuko barapfuye nagaramfurerewe. Nubwo naramuyeho nabakundaga. Ntabwo mwari muri mu miri ya mico mibi yanyu. Muzizi iki? Nabivuga. Ntabwo nabikubwiye cyagiye. Akanya duteye intambwe imwe badurutse bahindura. Nese ubu koko dukora iki koko? Mbaba rumfashe mubwira garuke mubwire. Kuba y'abana byarangiye. Birabantu pe. Nicyo muzizi. Yuriki rwose hangane do kaje kari mu birabanuye. Arangiye. Nese koko nibyo. Birabanuye kabisa do bumye. Koko nibyo. Sha inzira zabugufi zisha abana b'imbeba. Bikanira umugisha wundi gusa ni kwa kwifuza mudakora mwakunze iby'ubusa. Mwajyaga he koko? Iyubusamo we. Muri uyu mukino iyubusamo mwumvishemo Focus namukiniwe na Kundwa Muhere Vergeste. Yuriki ni Nisingizwe Jean Pierre. Edwin ni Rukundo Innocent. Alphonse ni Nzaramyimana Philibert. Naho Fanny ni Sandrine Uwayezu. Christella ni Justine Uwamahoro. Wabakiniye umukire ni Mutabazi Eric. Umutoza w'abakinnyi ni Rukundo Innocent. Wafashe amajwi abakinnyi akanayatunganya ni Kundwa Muhere Vergeste. Nimugire ibihe byiza. Bandi kurota nyine ibintu bibi Ese no zimbi kubera rwose ikisheri. nimba ngiye gupfa nimba sinzi ukuntu ibintu bimeze. Akushire reka Ariko nkubwire. izo no munsi zo ewe Reka nkubwire ibi bintu byo guhora unywa inzoga na Sikombaye byo ndabirambiwe. baye nka cyagitutse. Niko sheri. Ubwo mereza unywa inzoga. karakabazo kakashizemo. Oya ntago nongera gutuma unywa inzoga. Karikeri. Oya ndanabimena ahubwo. Si icupa ryanjye wari urimo. Ese reka nkubaze. Uzajya uhora unywa amayoga ari amafaranga yose Ibyo ufite. bituma nsinzira neza. None nta no gutegura umushinga nta kina ugora mu mayoga gusa. Ese ubundi ari amafaranga wayakoresheje. Winyirengagiza ariko. Ese ubundi ubu ni nkasangaye. Oya winyirengagiza abanza umbwira. Mora nkubaza hano ukwere amafaranga. Amafaranga arakureba. Icyambere ni ukurya ubwo urahaze. Oya. None se kuki uhora ugenda ukanywa amayoga nta no Kwirwa hano uterana amatako y'inkoko Ejo urya narakubwiye ngo nyihere 300 nigire mu isoko ncuruze byarakunaniye. Aya mafaranga nanjye mbona nyarya nk'inka iry'urubingo. Neze gutekereza umushinga byaranze sheri. Nakora iki se uvugize ngo nashize ahubwo n'ugupanga uko nakorera ndi naho bundi nta mumaro nayo kwirwa nshikagura. Ndabona ari gupfuka mu gasenga ibi bintu. Na muri wese riba ngejo bundi. Kurengera pe. Inde se ubundi? Inde. Reka n'umuntu nazi mba mbona ushaka kungaburira amazirantoki ariko mureke. Giye kuganira kanse nako. Reka twiryamire sheri bure saa 8 z'ijoro kweri. Mani ndinda babagome n'abagamba. Oya ibatsirike turasenga. Wokagwa muri wese aribo. Ya Focus. Niko. Kusi. Maso wayatayera. Yaro ni hano. Siko yakibaguzaga sinkutera ijisho wa. Ubona ufite ibyiso binini kumbe n'iby'umurimo. Kira suka kuri kano. Suka kuri kano kawayini. Kira. Cheers. Suya ngo nubwo ndi kunywa inzoga
Mungu we. Inzoga zawe uri munsi umuhogo. Iryoshye nk'iya nyuma neza. N'iya nyuma y'amafaranga kwa heri. Ugize ngo akagacupa. Ako turayamara. Nzongera kukigondera. Turiye ubuzima we. Ubu ngiye kuzayanywa inzoga za make n'ukuri kw'Imana. Akorera ubrumva mubwire. Musaza. Amafaranga tuyariyemo ubunyobwa n'indagara neza. Habe n'ikintu namba tuyakozemo. Amafaranga arashize tuyariyemo inyanya. Ikibazo mfite. Inzozi nsigaye ndota. Bungu. Amaziranoki ibintu biniga bimanuka mu majosi. Wimvugira ibintu dore niyo mpamvu mba ndi kwiyahuza ubu whisky n'ibiki byose. Uziko na nzoga na kimwe. Nsigaye mvanga urwarwa nkaruvanga na whisky nkaruvanga zikanga kumfata neza. Uziko ibi bintu biraganaye we. Uziko narose naguye muri wese wago nasamye. Kuki bihura n'amaziranoki nanjye nerutse bafata ikintu cy'ikidobo babimena mu kanwa bamena mu byinshi. Ibyo bintu byasobanuraga ikimana. Ubwoba we. Gira ngo ndose neza nibereye ku kivu ajya kubona nabona ikivu nkabona gihindutse amazina. Ama nyirukanga kikanyiruka inyuma ibizi bika n'ubu mfite ubwoba. Bro none se ko nshimye amafaranga tuyamaze. Niyo whisky ya nyuma ndakeka. Amafaranga arashize tupanze gute. Dukomeze ubujura. Ubu ngubu ngiwe. Gize Imana nkabona handi niba hanyuma. Natambire akuze uko wari we mugambi. Dushaka ahantu twiba hanyuma. Cyangwa umuntu ibishoro wanyuma. Duhite dushore ubundi duhagarike. Twabuze ubwenge mu gushora mu mamiliyari. Tugiye gushora mu burungu. Hako kiriya kigabo ibyo Yuriki yavuze bishobora kuba byari byo. Yuriki yanze kiriya kigabo kiba gishobora kuba gikorana n'amagini cyangwa n'imyuka. Uziko nta bwenge umuntu yari afite bwo gutekereza n'umushinga. Nta kuntu yaba adakorana n'amagini umuntu urya amaziranoki. Uziko ngiye n'umugore yambwiye ngo ajye mu isoko ugushinga gaciriritse k'ibihumbi 100 nanyweraga mu kabari. None birangiye amafaranga yose agiye ngo nzayaguhe. Cyakoza. Singishaka kuryama nsigaye. Wavutse n'ubundi n'imbarirwa twandikiwe tuzapfa. Ariko oya ntago turapfa byo byihorere. Biriya ni inzozi bizagera igihe bishira. Ngero gotomera shaka niko kanyuma bro. Ubwo se ari plani ya nyuma ufite yaho twakura ubutunzi. Plani yo ndayifite ntugire ikibazo. Ariko nicyo wemerera kabisa. Uhorana ari ikindi gikire maze iminsi nkarikira fresh. Naho ubundi bari dupfuye nabi. Aka whisky rero ntacyo kurya watumije wa. Byihorere. Nayo watobotse burundu. Ubwo nyine nawe birebe dore nanjye dore ko nari mpagaze no. Ese kirasi cya Fonsi na Yuriki ahantu usigaye mugendana wagira ngo umwe yabaye umurizo wundi ndaba mutwe. Yuriki se shako yaducitse ngo nasho bimeze bite se bimeze gute. Buriya voka yimbwa ivo mu giti hiye twatekerezaga cyo kurya none rero aranadushyiramo n'ubona kandi kawisi avuye hanze dore afite amakoca nicara ahubwo amakuru yanyu kuri udutebe twicara hano muri no mutaka rwose. Amakuru ni meza twicara ahangaha uretse hari utuntu tugiye kuganira. Sinanubona imvura niba kanga n'udutonyanga dore izuba riri ariko twangwa bigeze ariko amabwire reka tugende hara mu kabinga ro yagiye dukarage n'ubura wundi mushake mwe mwicaye aha bakabahera. Oya business y'ujya kuri natwe tugupanga izacu ubundi uko tuguriye akantu ari iki nta kibazo mwiyitaho nta reka turi duinwe sawa imvura ndabona ari imvura ni danje dore igeze nayo ubutaka neza. Oya no bishoboka mana we Yesu mama ndamubwira gute mana we koko bibaho mana we impossible kabisa. Garafu rero aragiye
na focus mana we ibi ntabwo bibaho Edwin inkuba ku manywa yihangu kuko inkuba saa 12 Yesu we yo bahise buma burundu aguse mwa abantu mwebwe Alphonse Edwin focus mana we no way ntabwo mama aranyica no way kumera izuba ziziki koko wasanga ari rwa rusaza nababwiraga niki mana we manywa yihangu izuba riva kavura gatonyanze gutya kandi narababwiye nyamwanga kumva ntiyanze no kubona umwuka washizeho kusubwo mwabantu mwe mwadutabaye kuko mwadomogeje ese ubundi babashiri baba bagiye mwisohokanye uyu munsi barabivuze rwose tujye turya kakabuye rwose nukuri bapfuye Alphonse ndebera we na Edwin mama aranyica mama nabimenya manywa bibaho ayiwe n'abantu mwe kuko barapfuye na garamfurere we nubwo naramuyeho nabakundaga ntabwo mwari muri mu miri ya mico mibi yanyu muzizi iki nabivuga ntabwo nabikubwiye cyagiye akanya duteye intambwe imwe badahagurutse bahura nese ubu koko dukora iki koko mbabara umfashe mubwira garuke mubwire nkuba y'abana byarangiye kubira abantu se nicyo muzizi yuriki rwose hangane do kaje kari mubira abantu ye arangiye nese koko nibyo nibyo abantu ye kabisa do bumye koko nibyo inzira za bugufi zisha abana b'imbeba bikanira umugisha wundi gusa ni kwa kwifuza mudakora mwakunze iby'ubusa mwajyaga he koko iyubusamo we muri uyu mukino iyubusamo mwumvishemo Focus namukiniwe na Kundwa Muhere Verigiste, Yuriki ni Nisingizwe Jean Pierre, Edwin ni Rukundo Innocent, Alphonse ni Nzaramyimana Philibert, naho Fanny ni Sandrine Uwayezu, Christella ni Justine Uwamahoro. Uwabakiniye umukire ni Mutabazi Eric, umutoza w'abakinnyi ni Rukundo Innocent, uwafashe amajwi abakinnyi akanayatunganya ni Kundwa Muhere Verigiste. Nimugire ibihe byiza.